Yewe Sayimana Jean d'Amour maze kumva amateka ateganya abashingiranwe, nemeye ndagahato ko Nyiraneza Eugenie azambera umugore nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Bitegetse ntabwo ndahiro yanditse soma ibyanditse. Ngewe Sayimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko y'u Rwanda amategeko ateganya ngewe Sayimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko Sayimana Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranwe, nemeye ndagahato ko Nyiraneza Eugenie azambera umugore, tukazabana nk'uko twabyiyemeje kandi dukurikije amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngewe Nshimiyimana Innocent maze kumva icyo amategeko ateganya abashingiranywe, nemeye nta gahato ko uwitwa Tuyizere Vestina ambera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngewe Tuyizere Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Nshimiyimana Innocent umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngewe Mbarabukeye Jean d'Amour nemeye Nyirandambaje Josiane ko mbera umugore tukazabana ko twabyiyemeje kuko amategeko abiteganya ku itegeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Ngewe Mbarabukeye Jean d'Amour maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranwe, nemeye nta gahato ko we Nyirandambaje Josiane umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ngewe Nyirandambaje Josiane maze kumva icyo amategeko ateganya abashingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Mbarabukeye Jean d'Amour umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
njyewe Hakizimana Patrick maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye n'agahato ko wowe ukwitegetse Joseline umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe ukwitegetse Joseline maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Hakizimana Patrick umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Izeye ko mwese mumaze gukora igihango, ndagira ngo nsabe uwo ari wese babaherekeje yifatanye natwe tubashimire ko bakoze igihango neza. Mwakoze cyane, hari n'abashyizemo gutebya mwabyumvise, abo nabo turabashimiye. Itegeko rero ni 71 twavugaga yo kuwa 30 Kamena mwaka 2024 riteganya ko indahiro imaze gukorwa n'abamaze gukorana amasezerano yo kubana yemezwa n'indahiro ikorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Hanyuma nyuma aho ngaho abageni n'undi wese ubifitemo inyungu biba bihindutse. Abahindutse iki? Ushobora gusanga wari ufite imyaka 80 ariko uri umuhungu, ushobora gusanga wari ufite imyaka 80 ariko uri umukobwa. Nyuma y'indahiro biba bihindutse, no mu irangamimerere biba bihindutse, baba witwa umugabo undi yitwa umugore. Imyaka yose waba ufite utari warakoze iki gihango, buryo ubukiri umuseribateri cyangwa ubukiri umuhungu n'umukobwa. Mwakoze rero bageni bacu guhitamo neza, ubaye abagabo n'abagore bemewe n'amategeko mu Rwanda. Icyo musabwa gusa ni uko bahindahiro, ni uko baha iki gihango, hanyuma inshuti n'abavandimwe bari hafi yanyu nabo bagakomeza guharanira ko bakwishimira kubona mubatse urugo ruzima, urugo rw'abagabo n'abagore koko babirahiriye imbere y'imbaga ingana gutya.